nk'uko bisanzwe igiye gutangira parking yawe. Wambara sentire, ukatsa imodoka, ugakuramo firiyamu, ukatsa ukegera imbere. Gutya rero ku ikona imodoka ziba ziteyemo regiza. Mukomeza mutegereze, ni gutya kuri parking ziba ziteyeho mu gihe cy'ikizami. Ni gutya. Imodoka igatambukaho, ugomba gucunga ko atagonga. Komeze mwitegereze, gutya ziba zimeze ku musitari. Buri modoka iteraho, ivaho, indi ijyaho. Uragenda ukaringaniza urutugu rwawe n'ikona. Gutya mubibona. Yakakata urutugu rukagaburamo umuhanda mo kabiri. Yego, cyane rwose. Cyane rwose. Egera imbere, areba yuko muri retroviseri yawe y'iburyo abonamo uyu musitari. Gutya acunga yuko areba umusitari wa ruguru, akareba n'umusitari wo hepfo. Yarangiza akagorora amapine ye, akegera inyuma. Yegera inyuma acunga yuko atagonga. Ugomba kureba muri retroviseri y'uburyo acunga yuko atagira ute atagonga. Aho umwanya ubaye munini akawugabanya, aho ubaye mutoya akawongera. Yes. Gutya umunyeshuri wacu ikizami aragikoze neza cyane. Iyo twigisha n'uburyo umunyeshuri yakwiparikiramo imodoka uruhande rwa parking. Ahita yikata, urabibona? Urabona ukuntu ayikase? Yego. Agiye kwitera hahandi ku ruhande rwa parking. Urabibona parking ni iyi ngiyi, kwa kundi twebwe tubatereraho muri egizame. Umwigisha uburyo nawe ubwe yayitereraho. Yenda bibaye ngombwa yuko mwarimu adahari, cyangwa se barabahinduriye ikizami. Nawe uko yayiteraho neza. Ukate hano uyitereho neza cyane. Shyiramo rimwe, ugera imbere. Aho ngaho gorora. Subira inyuma ureba yo nyine ku buryo utagongaye. Aho. Sawa cyane. Imodoka yacu ni gutya ibiteye iyo itegereje kujya parking, bitewe uruhande rwa parking. Birangije wegera imbere ukaringaniza na hagati, ugahita uyikata. Yego, yayikase araza akaringaniza na kino giti. Iki ngiki murakibona. Murakibona rwose, ubwo ni gutya yaringanije, murabibona. Gutya biraringaniye. Ubwo agiye kwegera imbere ashake ibiti bibiri. Arareba muri retroviseri ya he. Gushaka ibiti bibiri. Parking agiyemo ngiyi.
gutya hano mu kuboko kwe kw'ibumoso abonyemo ibiti bibiri, ubona ruguru arakibonye, ubu nyine ni ukuvuga aragiye muri parking. Mwitegereze, iyi ni video mugomba kureba muri iyi weekend. Dufite umwanya, turimo turitegura amarushanwa y'amagare muri no minsi. Ubu ngo ntabwo bazaba bari gukoresha, mufite akanya ko kwiga online. Ugomba kwiga online, mbona bagireyo rwose. Banabagireyo ngo mbarebere ibyo mukeneye rwose. Tugeze ku gaparking mukitegereze, abantu bimuye rwose, bimuye muzakora mu matariki ya nyuma y'ukwa 9, bazakora mu matariki y'ukwa 10. Mugomba kwitegereza nyine ukuntu aka gaparking gakorwa, aho muri mu rugo muri aka karuhuko babahaye. Mwabibonye kamodoka isa gaterekamo neza fresh. Ahise agaterekamo fresh, mwabibonye karangiye kugeramo cyane na logo direct bari kuringaniza cya giti cyo kiri ku musego rwose. Mwabibonye ahanga ni neza cyane. Soka ubu hano baramubwira ngo nasohoka, muri ukuntu agakuramo nawe ugendeye ku byo wize. Wiyibutse noneho sasa, wiyibutse wowe ku munsi kizamuzaze wa Afrika gusa. Kandi uramutse yuko ugize akabazo kuri video twakoze, watwandikira kuri WhatsApp yacu 0785235560. Uratubaza tukagusobanurira. Mwibutsa yuko utarakora subscribe, inkunga yawe irakenewe rwose kuyiduha. Navuga ngo asante sana kubayiduhaye, nanashimira n'abandi bakiziduha. Uko bisanzwe ni hano imodoka zacu ziba ziteye zijya circulation. Imodoka zacu ni hano zaziteye zijya circulation. Kubakoreye hano ngira ngo murabizi. Uyu munyeshuri rero arangije kona, arangije parking, agiye circulation. Yagiye circulation rero kuvuga ngo abapolisi bamusanga ahangaha, barangiza akinjira. Bakinjira baramubwira ngo biriwe neza. Yego, reka tubibutse rero iby'ingenzi ugomba kwibuka ugiye circulation. No kwambika umupolisi ceinture cyangwa se umuyobozi ubifitiye ububasha. Warangiza ibyo ugomba kwitaho kimara kumwambika ceinture, watsa imodoka. Amara kwatsa imodoka ugakuramo firiya, watsa imodoka ugakuramo firiya, ugashyiramo vitesse, ugashyiramo ikimenyetso cyo guhaguruka. Yes, twagiye. Ibi bintu rwose iyo ubikoze circulation yawe uba uyikoze neza cyane. Uyikoze neza cyane. Iyo ugenda uba ugomba kwitondera umunyamaguru n'ikindi kinyabiziga cyagerute cyakwinjirana. Igeze ahangaha uhita ushyiramo ikimenyetso cyo kwinjira mu muhanda. Aha ni hamwe muhora umunsi ku munsi, bamwe batabishimye abandi bagataha bababaye. N'uyu muhanda uyu niyo mpamvu mugomba kubikurikirana kabisa, isomo kurindi mukareba ibisabwa. Hano tugeze muri vitesse ya 2. Iyo ugeze hano hameze neza, hatafite ibinogo,
wishyiramo gatatu. Urabona bano abanyamaguru bavugiriza agahoni kugira bataza kuvuga ngo ahangaha bari sawa cyane rwose. Igeze ahangaha ubazimo turajya ibumoso, ubaza umupolisi aho yerekera bakubwira ati ni ibumoso cyangwa iburyo. Iyo ugeze hano mu muhanda urabona ko ahangaha ari mu masangano y'umuhanda, ureba vitensi wari urimo ugashyiramo rimwe ukumva ko wayishyizemo neza cyane. Hari ziba zituruka hepfo, hari n'iziba zituruka ruguru. Ugomba kumekinga shuwa yuko nta kinyabiziga uri bwinjirane cyangwa se umunyamaguru. Ugeze ahangaha barakubwira ngo shyira ku ruhande, bakubwira ngo shyira ku ruhande, ushyiramo ikimenyetso cyo ku ruhande ukakigenderamo, warangiza ugahagarara. Wamara guhagarara ugashyiramo ikimenyetso cyo guhagarara umwanya mutoya, bakakubwira ngo tugende, ugakuramo icyo guhagarara umwanya mutoya ugashyiramo icyo guhaguruka, ukaregera imodoka yawe ukazamura kuri amburiyaje ukayiregera. Very good. Ahangaha ubikoze neza cyane. Ushaka kongera kukubwira ngo shyira ku ruhande, ubanza kureba ko nta modoka iguturutse inyuma, ugashyiramo ikimenyetso cyo ku ruhande ukakigenderamo, warangiza ugahagarara. Yego cyane rwose. Ureba ko vitensi urimo ugatangira mu ya mbere. Igihe cyose uhagaze ugomba kuba shuwa yuko washyize muri vitensi ya mbere. Twagiye wajya ukaregera imodoka yawe, warangiza amburaje ntuyicokoze, amburaje yawe ntuyicokoze, warangiza ugafata ku kariro tukagenda. Cyane rwose. Iyo ugeze ahangaha mu masangano y'umuhanda ushobora kumubaza ngo turajya he kugira ngo umenye aho ujya. Arakubwira ngo ni ruguru. Icyo gihe uhita wongera akariro cyangwa se akavuduko ugashyiramo vitensi ya gatatu. Twagiye hano kuba hazi, kuba hakorera umunsi ku munsi ni gutyo hateye, na gutyo ibisabwa biba bihari, biba bisabwa bikorwa. Nakubwira ko sirikirasiyo yoroshye ku muntu wayize neza. Urabona ahangaha yakagombye kumanuka hari umumotari amuvugiriza ihoni agashyiramo ikimenyetso cyo gukata. Ukubona ko uyu nguyu yagutsindije cyane, ikata yose ikatujya mu gisate cyawe, ikatujya mu gisate cyawe rwose. Yego yego. Bagarukamo baza ngo turajya he, bakubwira ngo kata dusubire aho tuvuye. Akubwira ati kata dusubire aho tuvuye. Ucunga borodire, ucunga kutakoza kuri borodire y'imbere, ucunga kutakoza no kuri usubira inyuma, shyiramo ibimenyetso byo gusubira inyuma, ibyo bita dabo indikota. Wajya imbere ukabikuramo ugashyiramo ikimenyetso cyaho ugiye gukatira na vitensi ya mbere. Rwose cyane. Ahangaha bakuzana baje gucunga yuko ibimenyetso ubizi. Ahangaha ni nk'uko wakora parking. Ikizami cya sirikirasiyo kigira ibizami byose buriya. Nuko tugikora ariko burya kiba kifite ibizami byose. Haba harimo sirikirasiyo nk'uko babivuga, kikagira parking, kikagira na T-cross. Witegereje ahangaha ubona ko ari nka T-cross aka gahanda rwose. Nizi manevure bari gukora ni nk'izo muri parking. Hano iyo bagushyize ku ruhande burya bari demarage, baba bari kumva ko ugerageza.
niyo mpamvu nuyiga uzamenye ko burya uzi ibizami byose bikubiyemo. Ugomba gukora sirikirasiyo nta bwoba, nta gucokoza amburiyaje, ugomba kuregera witonze nta mpamvu. Rekora firi jya mu gisate cyawe, nugera aha ngaha uhagarare kugira utazinjirana abanyamaguru cyangwa ibindi binyabiziga. Yego twagiye umaze gucekinga yuko nta binyabiziga byakwinjirana. Twagiye, regera imodoka yawe ugende nta bwoba rwose, twihute cyane rwose. Garuka mu muhanda wawe. Hano baba bagusaba vitense enye, kuko niho ugomba kuzigaragariza. Ugomba kugaragaza vitensi zawe enye nk'uko zisabwa. Iyo ushyiramo vitensi wongera akavuduko, ariko iyo uva muri vitensi ugabanya umuvuduko. Murabona ko hano dutangiye kumanuka, ugomba gutangira gupangura kugira ngo aze gukata byibura ari muri vitensi ya mbere, kandi ugakatana umuvuduko muke cyane. Ucunga igisate cyawe, nta bindi byo gushyiramo vitensi ngo uve mu gisate cyawe ujya mu cy'abandi, kuko yishyizemo ukajya mu cy'abandi iki kintu cyaguhitana rwose. Iki kintu cyaguhitana rwose, niyo mpamvu ugomba itonde ukatira mu gisate cyawe neza. Twagiye. Ahangaha uhita ufata akavuduko ugashyiramo kabiri cyane rwose. Twagiye. Uba ugomba kumwereka yuko uzi kujya muri vitensi ukagira ukanazivamo. Umaze kuva ahantu habi ugeze nk'ahangaha heza rwose, gushyiramo gatatu ni ibintu byoroshye. Shyiramo gatatu. Agera nk'ahangaha hari ibinogo ukayisubiza kabiri.